Tanchi. Bibi kibe gucika. Ari nabishaka. Debra hano. Debra. Ikinyana. Ninda kubyengere kuburi. Suko byanjito. Bibi kibe gucika ariko uzi kuri igihori. Ari nabishaka. Sigamyana gutami. Ko marubanzaga ibintu biri kunjye. Ikinyana se. Undi se amakuru gazo kwishuri. None guzanaga amabireta sumutuku. Kare kaje ubu. Wari mu biki? Sinakoze ngatinda. Wari mu bicara hepfo. Ndi kumeza. Ukinda se ufite amabireti gumutuku. Wowe se ko numbuza umwanga telefone yawe ni zahabu yamaye. Phone yanjye ndayigwaye nicyo ngubajije. Hawayimaye no kuba gifite nayiri. Wowe nkande sa. Yakukanye kabi. Koko muvandi. Wowe wibagiwe ko tuvukana. Sha wanza tukaruhuza mbwira nkaho wanza. Ini samu. Ini samu. Wanza nuzo we. Phone yanjye. Satani. Ni ibiremwa by'Imana yashyizeho. Nyina ni yawe. Ni yanjye. Nose kuba nayifashe ni ikibazo. Phone ni yanjye. Ni yawe. Kutuyifata sa. Nose ubundi nayifashe ni yawe. Kutuyifata. Nari nkeneye kuyikoresha. Amanota gawe ntibanga. Wiga mu kangahe? Muambere. Yega mu ambere sha. Ita utazi naho niga. Ajya mu ambere. Bamafaranga ga minerivare nangahe? 32 ari. Kamanyarwanda gwakazava he? Usaga kore nese ndakubwa ngo cyane. Cyondi kirabwira nyoko. Ndisi. Ani 32 se. Iko. Genda umese. Genda umese amafaranga turagahiga. Suko mvumbukira ngo nzakimama ari wowe ukora. None nutayaka nyoko. Ese mama kori. Nduyikoresha wayitsa. Yari inyegereye. Yari kwegera ariko atari yawe. Nta burenganzira uyifiteho. Nose telefone nari kuza ngo ngivuga Adeline niza telefone. Unamenda henda ari. Si yanjye. Nayiguze cyane hari bimeze neza we. Ngaho hamara ibyawe ntayizongera. Byari imikino iravamo ibintu. Wihanangiriza nka ari ikindi kimwe tugabye kuntu bazamuye umuntu wameze nk'uw'inyoni. Uzaburi yawe. Nagakweto kamenkabiyeho. Urimbwa mbi kandi wamuka. Nsoje kurudadesha. Mafaranga garaba. Ese nujya mu gifundi. Wagiye kwanuza kwa nyirabutaruro bakakumperaga. Bakakumpera umusururu. Uramenye yakukanye kabi. Musuru. So, change message. Turaza kuba tuvuga. Turavuga. Ma inka data turashize none kandi byari imikino Kandi iravamo wowe ibintu. tutavuka. Ureza. Wandutse. Ako muzehari. Wamuhamagaye yakora iki se? Ndavuze ngo reka mubwire. Hano hazaba intambara. Yaba hazaba intambara yanjye nayikora. Umutungo wanjye. Bari uri kuvugira kuri ako kayitunge mani. Nikosora. Reka mubwire. None nakiri mu hari ufite ntabe. Ni makumyabiri ndare kuki wayikoresha nuko njye nenda kugura iyanjye. Kaka uzayigura yakubwiye nose 20 ibintu byo kumfatira imitungo niyambe ejo bundi ufatiye inkweto ndakubwiye ngo nose se wayibonye ndabona wirebe wirebe wicinga muko asenyaka nibwo cyoze byombo ntago yegeze uteka
nyine mabuja ukuntu byari nyine mabuja banza umbwire impamvu utatetse oya none sinavuze ko nabyutse neza igikoma kuko ntajya mumenya ko none si utetse igikoma naguhita uteka n'abantu nyine n'amasahani none se muratekera ku rukundo arisha nose ko mbona ugiye kurira njyewe uri kuntera impuhwe wavuye iwanyu uje hano kwirirwa wicaye unangaraye amafaranga umaze kuyahanga usigaye afite amajimbiri nk'ay'inka niyo mpamvu akazi kakunaniye ariko babura uri gufite abari kuza nyine ntarateka reba ngo nibwo cyoza ibyombo yireba akandi kazi ariko akandi kazi nari nambwiye ngo abyuka mfuri nduta ye nakwiye we ntabwo nshaka nakwihanganiye nakwihanganiye nyine wakoze uza wishanura uzibye ndakwiyamira ibintu byo ku ndakwiyamye nuko mwana uzi ko urimo urankoroka kwe nuko gasore uri iki oya papa na yarekanye ubwingo agenda kwiyamye umushinga njyewe kumwango uranyiyamye ku byazo sinayiguhaye kandi komeza ndamuraho umunwa ndiko nawe gasoko ndimo nabyumvise ngaho urumva icyo giturutse hehe Aderi muri gupfa mu telefoni ikintu kitaguze n'amafaranga ngana amafaranga bazakakugurira nose nyine kutayinguriye ariko gute telefone ni njyewe mukuru niba ntayifashe yaza kwangira neza atarimo aranshinga muguriye none se urakoze cyane reka muri gupfa amatelefoni amafaranga n'ibyo mwavuga amafaranga wowe ujya umarana amafaranga turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibindi ntabwo bufite ahubwo ameze nk'umukobwa uri imbwa mbi kino kintu kigura ngahe uri imbwa mbi kandi wamuka igura ngahe uzane nayikuye oya hanyuma kudakoresha umutungo wanjye aho nawe ukuye atahazi narabwese zibagije igihano kigira n'ubugomito kirikora cya telefone kandi kimukubagana uramenye ako kantu ni kabi amafaranga ntabwo telefoni ni iyawe ajya telefoni niyanjye ni iyawe ntacyo undi wazigendera ko nta kintu umaze s'il vous plaît uramenye ako kantu ni kabi